Yes, ikaze kuri BVN TV Rwanda, ikaze munyarwandakazi, ikaze wowe udukurikira uri hirya no hino hatandukanye ku isi. Ese umeze neza? Reka nizere ko muri amahoro. Abadukurikira umunsi ku munsi, abakoze subscribe, mwagize neza, muri inshuti zacu, turabakunda, turabemera cyane kuko igikorwa mwakoze ni igikorwa cyiza cyane cyo kudushyigikira kugira ngo natwe tubashe kuba twazamuka kandi turushaho kandi kubakorera inkuru nziza zimeze neza cyane. Nge nitwa Jacques Morgan Tuyizere, tuje mu kiganiro Inzozi n'Ubuto. Ni ingingo mumaze kumenyera hano kuri chaîne ya YouTube yacu ya BVN TV Rwanda, aho dutumira abantu batandukanye tukaganira nabo bakatubwira inzozi bari bafite bakiri abana. Ese bakuze batekereza ko bazaba iki uyu munsi, noneho babaye iki? Byarahindutse se ibyo batekerezaga cyangwa n'ubundi nibyo bakomeje kuba? Ese niba byarahindutse, noneho ni izihe nzozi bahise bafata zo kuzababo uyu munsi wa none? Niyo mpamvu rero muri iki kiganiro mwese bahaye ikaze, aho ngiye kuganira n'umujene turi kumwe muri iki kiganiro. Ngira ngo ntago ndi butinde, ahubwo munyemerere mwakire kugira ngo nawe atangire atuganiriza byinshi bigiye bitandukanye. Umujene, umeze neza se? Meze neza Jacques. Ibintu byose ni amahoro? Ni amahoro, meze neza kabisa. Twagutumiye kugira ngo tuganire nawe, ariko ni byiza yuko watangira wibwira by'umwihariko abadukurikiye kugira ngo bamenye ese umuntu tugiye kuganira ni muntu ki, ninde? Ya, urakoze cyane Jacques Morgan Tuyizere. Ku badukurikiye nababwira ko nitwa Uwikunda Fidele, kandi nishimiye ko mwadutumiye kuri BVN TV Rwanda. Twagutumiye kugira ngo tuganire nawe ku nsanganyamatsiko yitwa Inzozi n'Ubuto. Nk'uko nabisobanuye ntangira, navuze uburyo nyine tubiganiramo cyangwa se uburyo biba byifashe. Fide, ukiri umwana wumvaga uzaba umusirikare, wumvaga uzaba umuganga, wari ufite inzozi zo kuba umwarimu, wumvaga uzaba iki muri rusange? Ya, sinzi wenda impamvu ugiye kuvuga wenda inzozi umuntu aba afite akiri umwana ugahera kuba umusirikare ugakurikizaho n'ibindi. Hari birashoboka ko yenda hari aho wakuye amakuru ntago mbizi, ariko mu nzozi zanjye ubundi nakuze numva nzaba umusirikare. Nizo nzozi zanjye nakoranye ku buryo numvaga ibindi wenda nabijyamo cyangwa bitekereza ari uko icyo ngicyo mbonye ko kidakunze. Nakwibaza ni se wari ufite wenda bakuru bawe cyangwa abantu bo mu muryango ba hafi b'abasirikare wareberagaho ukavuga uti nanjye ngomba kuba nkabo, cyangwa warebaga video zitandukanye zirimo abasirikare cyangwa se mwahuriraga mu mihanda ukumva yuko kuba umusirikare ari cyo kintu kiri kukuzamukamo cyane? Oya, ntago navuga yenda ko hari umuntu narebeyeho cyangwa se mvuge ko hari umuntu wanyinspiraga kujya mu gisirikare. Oya, nawe ahubwo ni ibintu numvaga bihuza n'imiterere yanjye. Numvaga kubera ko kera navuga ko nari ndi umuntu uri introvert cyangwa se umuntu nyine ucecetsemo ukuntu, nkumva ariko ahanini nyine nkumva mpuza no kuba naba umusirikare. Cyangwa se bitaba ibyo ngibyo uburane nigeze no gutekereza kuba numva yenda naba najya nko muri karate, ibintu nk'ibyo ngibyo, ibintu by'imirwano. Cyari umwana ntakundaga kurwana se ubwo? Oya, cyakora wenda nyine ntago nakundaga umuntu wenda navuga wenda ushaka ko tugirana ibibazo, nanjye narabyirindaga, ariko ntago nakundaga kurwana. Gusa muri njye nyine nkumva naba umusirikare. Mbongira ngo turibuze kuganira ibintu bitari bike ariko kandi nanone bitari na byinshi cyane kuri iyi ngingo. Mbere yuko wenda ngira ibindi bibazo nkubaza, n'ubundi byaje kurangira ubaye umusirikare, byaje kurangira uhinduye by'igisirikare byanze, byagenze gute bijyanye n'inzozi wari ufite? By'igisirikare ntago byampiriye. Byagenze gute? Urumva nagiye njya mu ishuri njya kwiga, hanyuma nza gusoza ishuri, ariko numva n'ubundi igisirikare nzakijyamo. Ariko burara ukuntu nyine uri mu ishuri bitewe wenda n'ukuntu wamaze gukunda ibintu uri kwiga. Hanyuma tukimara gusoza ishuri, tukimara gusoza ishuri twahise tujya mu byo byitwaga ingando. Byitwaga ingando, hanyuma tubijyamo baradutoza nyine, sinzi ibintu bibera mu ngando, ndatekereza ko bizi. Ibyo twarabikoze, ndumva twarabikoze nk'icyumweru n'igice. Nyuma baranatubwira ati abantu mwumva mushaka kwifatanya n'ingabo z'u Rwanda nyine mukazijoyininga, mwiyandike kuri liste. Birangira rero ntiyanditseho.
ariko nkumva nyine nimara kugera mu rugo nzabitegura neza hanyuma narangiza nyine nkazabijyamo. Nshobora guhita nibaza aho ngaho nkibaza nise icyatumye tuyandika kuri iyi list ni bimwe mu byo wahuriye nabyo mu ngando wavuze uti ibi bintu bishaka kuba bikomeye, nshaka kwinjira mu gisirikare noneho bikaba byandemerera cyane kurushaho, wenda imyitozo ngororamubiri ikakaye, akaba ati hari wenda ngiye kuba umusirikare bishaka kuba byakwiyongera kurusha ibyo nahuraga nabyo. Ni iki cyatumye uwo mwanya udahita wiyandika kuri list kandi nyamara wari ugize amahirwe yo kuba wakabya inzozi zawe waherekera utekereza ko wazazigeraho? Ibyo bintu rero ahanini ikintu cyabiteye, hari ibintu byari ngombwa nyine ko mbanza gukora mu rugo bikava mu nzira, noneho nkatekereza ko wenda nindamuka niyanditse kuri liste wenda dushobora no kudataha duhita dufatiraho tukagenda. Ndavuga rero reka mbanze ngere mu rugo hanyuma njyewe nzaba mbijyamo nyuma. Nyuma rero naje kugira izindi mpamvu wenda bitari ngombwa ko wenda navuga ko navugira hano, ariko zatumye zintwara igihe kirekire kugira ngo nyine mbe nzikurikirana. Birangira rero aho mbigiriyemo bambwira ko imyaka imaze kurenga, kuko nongeye kubijyamo cyangwa se gushaka kujoininga ngize imyaka 23. Ko ndibuka icyo gihe nagiyeyo, ariko hari igihe bazaga gukora recruitment, hanyuma batubwira ko bashaka guhera ku myaka 18 kugera kuri 21. Nge rero nsanga imyaka maze kurenzaho 2. Muri icyo gihe rero mbonye bidakunze naje kugira hari umuntu waje kugira gutya ambwira nyine ko yanzana mu mujyi wa Kigali. Urabizi umuntu ari mu cyaro buriya rero hari n'igihe aba yumva nyine kugera muri Kigali nabwo ari inzozi ze gutyo. Byarangiye rero ubu buzima mise mfata imodoka nyine ubwo nza muri Kigali. Nkimara kugera i Kigali gusa abo twirirwaga tujyana nyine tujya gushaka nyine kujoininga igisirikare, nagiye kumva numva nyine barampamagaye barambwira bati nyabuna ngwino uyu munsi ni gahunda. Nyamara babimbwira kandi njyewe hari izindi gahunda nyine natangiye muri Kigali. Birangira rero nabonye uko njyayo, mvuga ko inzozi zanjye nyine seze zirangirira aho ngaho gutyo. Gusa kugeza na n'ubu nyine ndagikunda, mbakunda nyine nubwo bitashoboka ko nabajoininga bitewe n'impamvu zitandukanye, ariko nyine n'ubundi ndabakunda cyane abasirikare. Ibyo ari byo byose ugerageje kunyura muri make cyatumye n'ubundi utajoininga igisirikare kandi waragikundaga. Ntekereza ko nyuma y'uko ubonye ko byanze hari ibindi bitekerezo wagize, noneho ukimara kubona ko igisirikare cyanze watekereje ko noneho ibindi ushaka kuba wakurikirira cyangwa se byazakugendeza ku zindi nzozi, byaba ari ibihe? Natekerezaga kuzaba umunyamakuru ubundi, zari inzozi zanjye. Ariko nanone nareba wenda kubera ko ibyo nari narize nta hantu byari bihuriye no kuba umunyamakuru cyangwa se ubunyamakuru. Nareba nabyo nkabona ni inzira ndende, mbifatanije wenda no ndamutse mbigiyemo nyine nkabifatanya no gushaka ubuzima muri Kigali, nkabona nyine nabyo byagorana. Ubwo rero birangira iby'ubunyamakuru nyine mbifite mu nzozi nshaka kuzaba umunyamakuru, ariko nkabona inzira zikwerekezaho n'inzira nkabona biragoranye kubifatanya no gushaka ubuzima, kandi nzi ko ibyo bintu nyine ntanabyize kandi bikaba binsaba nyine ko nabanza nkabyiga. Nabyo nyine bigenda biba ikibazo cyangwa se imbogamizi gutyo. Birangira rero ubwo ngenda nkora ibindi bintu bisanzwe nyine muri Kigali, aho nyine Kigali nyerekeje nyine nkajya ngo gutyo nkakora ibintu nk'ibyo ngibyo byo gushakisha ubuzima. Yego. Noneho kugeza uyu munsi noneho uri mu bijyanye n'iki? Uyu munsi ndi mu itangazamakuru. Bivuze ko inzozi n'ubundi waherekera wumva ko wazageraho urimo uragenda uzikabya. Yego. Aho ugereye mu itangazamakuru waje mu bintu ukunda, wabibonye gute? Uri kubona bihagaze gute mu itangazamakuru? Niba ari ukubera ko mbikunda, mbona ibintu nyine byose bimeze neza, mba numva nyine ni ibintu nkora nishimye, ni ibintu nkora numva nyine ahanini mbikora kubera ko mbikunze, pana kubera yenda icyo nabikuramo kindi. Gusa nyine nkumva bihuje nanone n'ibyifuzo byanjye. Nkavuga ngo ahubwo nyine nari naratinze kubigeramo. Twavuga ko inzozi wari ufite wazigezeho cyangwa
hari uburyo wifuza nyine kuzazigeramo bwimbitse butaragerwaho? ubundi sinzi, mba numva mparanira mu bintu byose nyine kujya ku mwanya w'imbere cyangwa se basi nkaba ndi hafi aho ngaho. Rero navuga ko ntabwo mbimazemo igihe kirekire, ariko mba numva nyine nshaka kugenda nongera ubumenyi mu bintu bitandukanye, ariko ahanini byo kugira ngo nyine mbashe gukora cyangwa se kwinjira muri uwo mwuga neza w'itangazamakuru. Nizo nzozi zanjye. Yego, ubwo wabitangiye urugendo rurakomeje, ndabizi nabyo uzabigeraho, kandi umwuga w'itangazamakuru ni umwuga mwiza, buri ukundwa n'abantu benshi, ariko wowe nawe unafite n'impano yabyo. Uzagera kure rero. Nzagera kure kubera ko buriya ahanini usibye kuba yenda nanabikunda, nanabyiyumvamo nyine nkumva mfite n'impano yabyo. Ntabwo ari ibinenda navuga ngo mbirimo mu buryo bwo gushaka imibereho iki, mba numva nyine nanifitemo impano yabyo, kandi ndanabikunda. Yego, bakunzi ba BVN TV Rwanda, turacyaganira na Fideli mu rugendo ari kugenda adusangiza, by'umwihariko utibagiye ko turi ku ngingo ivuga ngo inzozi n'ubuto. Yifuzaga kuzaba iki, uyu munsi ageze aho yifuzaga kugera, se ni hari kwerekeza cyangwa byarahindutse arahindura? Nuko nguko we atubwiye, kandi n'ubundi aracyari mu murongo w'ibyo yifuza kuzaba byo, ndetse mu byo tuba tuganira tugira ngo nawe ufite inzozi zitandukanye ukomeze gushyiramo imbaraga, kuko ibyo ngibyo wifuza bizagerwaho ariko babigizemo uruhare. Ntago inzozi umuntu aba afite ari ibintu byikora kugira ngo ujye kubona ubone birabaye. Oya, ushyiramo imbaraga. Urifuza kuba umunyamakuru, bisaba iki kugira ngo umuntu abe umunyamakuru? Ibyo ngibyo nibyo wakaba ari gukora. Urifuza kuba umuhinzi w'umunyamwuga, bisaba iki kugira ngo umuntu akore ubuhinzi kinyamwuga? Ibyo nabyo nibyo wakaba ikora. Niyo mpamvu y'iki kiganiro, kuko nawe wagiteze amatwi ugomba kugira icyo ukigiramo muri rusange. Fideli, turacyari kuganira, watubwiye byinshi uburyo wagiye unyuramo uri guhiga ubuzima, ariko mu rugendo rutandukanye rw'umuntu, niyo waba waranyuze mu nzira isa nk'iharuye, reka ariko mbyita, ntabwo ubura n'utuntu na duke, ntabwo ubura akantu na kamwe ushaka kuba wasitazwa nako mu rugendo rwawe. Nizihe mbogamizi wagiye uhura nazo? Niba zihari, ni iki noneho cyagiye kigufasha kuzitsinda? Ubwo ni mu rugendo rwo gushaka ubuzima, mu rugendo rwo gushaka ubuzima, kugira ngo nyine n'izo nzozi zibashe kuba zagerwaho z'itangazamakuru, hari byinshi wanyuzemo. Urwo rugendo rero hagenda habonekamo imbogamizi. Yego. Nizihe mbogamizi wahuye nazo? Imbogamizi rero nagiye ngira ni nyinshi, kubera ko buriya mu buzima numvaga nyine ngomba kuba ndi umuntu nanone navuga ngo navuga gute se, nyine ngomba kugira ko nifuzaga kubaho. Niba ndi umusirikare, nkaba nyine ndi umusirikare mwiza, sibyo? Cyangwa se niba ndi mu itangazamakuru, nkaba nyine mbikora neza, kandi nyine atari bya bindi byo kuvuga ngo nyine mbibarizwamo gusa. Izo nzozi rero nagiye ngira, cyangwa se nyine n'uwo bitewe n'uwo nashakaga kuba we, byagiye ahanini bidindizwa, cyangwa se nkagira imbogamizi zo kuba nta bushobozi mfite bwo kubibonera umwanya, kuko buriya igihe uba ushaka gukora nk'ikintu unagikunze, ariko kukinjiramo neza bitewe n'ibindi bintu nanone urwana nabyo ku ruhande by'ubuzima, bigatuma nyine ikintu ushaka usa nkaho ukirebesha amaso, ariko kukigeraho nyine bikakugora. Bitewe n'iki ushobora gushaka, yenda niba ari kuba nta kintu nyine kidasaba, niba navuga igishoro cyangwa se igitambo simbizi, ariko hari igihe nyine ushaka kugera ku kintu. Niba ushaka kuba umunyamakuru mwiza nyine, ukabona hari nk'uko nahoze nkubwira, narabishakaga kuba umunyamakuru, ariko nkabona nyine no kurwana n'ubuzima, se nzajya ku ishuri njye kubyiga, se nzabigenza gute kugira ngo nyine nkunde mpinduke we wanyawe, sibyo? Nareba rero nkavuga ngo ibyo bintu ndi kubona bitazakunda bitewe n'izindi nshingano nyine mfite mu buzima, bikarangira nyine ibyo bintu byose bigenda bimbera imbogamizi, bigatuma ntagera nyine kubona nashakaga kubaho. Byonyine kuba watangiye ku urugendo rukuganisha kuri izo nzozi,
nuko nyine wabashije kugira zimwe utsinda muri izo mbogamizi. Nakwibaza ni irihe banga wakoresheje no kugira ngo n'ubundi byose ntaho byagiye birahari, n'ubundi inshingano zo kwita ku muryango n'ubundi zirahari, ariko noneho n'iki cyatumye ukwiye ufata umwanzuro wo gufighting ukaba ati izi nshingano zirahari ariko noneho nabiriya ndashaka kubigeraho? Ni iki cyatumye noneho wumva ugize iyo nyota? Ni gute wabishoboye? Tukiga muri segonderi twari dufite animateri yakundaga kutubwira ngo ushaka gukemura ikibazo kimwe ateza ikindi. Nanjye n'ubwo buryo nabikozemo. Ntabwo navuga ko nageze wenda cyangwa se naje mu mwuga w'itangazamakuru wenda nkunda ari uko ibindi byamaze kujya ku ruhande byakemutse. Ntabwo ariko byagenze. Ahubwo nyine hari ibyo nemeye nyine mfata risk, cyangwa se ndavuga ngo bitewe n'icyo nanjye nshaka kugeraho, reka ibi ngibi nyine mbyirengagize bigapfa nyine mbibona, ariko kugira ngo nyine nanjye nkunde ndwane ku cyo nshaka nyine kuzageraho. N'ubu ngubu nyine bigikomeje kuba ibibazo, nkabibona nyine ko biri gupfa, harimo ibitagenda neza, ariko nkavuga ngo urugendo natangiye ruhuza n'inzozi zanjye cyangwa se n'uwo nshaka kuba we, ngomba kuzazigeraho. Utekereza ko urubyiruko rwo muri iki gihe ruhura n'ibibazo bikomeye bibangamira inzozi zabo? Bibaho kubera ko uriya wenda usibye kuba ubwo navuze ko wenda ko nakundaga kuba numvaga nzaba nyine umusirikare, nkumva nicyo kintu kiza ku mwanya w'imbere, ariko bitari n'ibyo ngibyo numvaga buriya naba n'umukinnyi w'umupira. Numvaga nzakinira Rayon kera nkiri umwana, numvaga nzaba umukinnyi wa Rayon itazongera gutsindwa umunsi nayigeze. None byaje kurangira yibereye umufana wayo? Nabaye umufana. Ubwo rero navuga ubwo warumbajije niba wenda hari urubyiruko rushobora kuba rufite inzozi runaka ariko wenda bakagira ibibazo bishobora kuba byabangamira inzozi. Bibaho kubera ko twabaga dufite nk'abantu wenda nko muri karitsiye iwacu iyo ngiyo mu cyaro, kumva umwana kwa kanaka wo kwa kanaka yavuye aha yagiye kwitoreza ahantu ngo batoza wenda abakinnyi b'umupira ahantu fulani, ariko wowe ugasanga nyine bitewe wenda n'ukuntu ibintu bimeze, ubushobozi n'iki ntabwo uri ku rwego rwo kubabwira umubyeyi ngo njye nanjye wenda nyishyurira hariya, nanjye njye kwiga, njye kugira gute na gute, sibyo? Ukumva ibyo bintu wenda urabikunze, urashaka no nyine kubigeraho, ariko kugira ngo nyine ubone ubushobozi cyangwa se uburyo nyine bwo kubijoyininga, nyine utangira urwo rugendo rwo kubijyamo, ukabona nyine wapi, sibyo? Ariko gusa nanone nubwo bimeze bityo ntabwo umuntu aba akwiriye gucika intege. Uba ukwiriye kugerageza inzozi zawe uburyo wazigeraho, ku buryo niyo byakwanga umutima wawe uzajya ukubwira ngo byaranze, ariko ibyo nari nshoboye byose narabigerageje. Ariko utazavuga mu buzima ngo iyo ndamuka wenda narabigerageje nkakora na biriya hari buriya biba byarakunze. Icyo kintu nicyo nirinze mu buzima, buriya njye nta kintu wenda navuga ko ntagezeho nicuza ngo ntabwo nakigezeho, kuko ibyo ntagezeho njyewe narabigerageje, ibyo numvaga nshaka kuzageraho narabigerageje, ariko nyine ntabwo byakunze. Kuba bitarankundiye rero bituma umutima wanjye numva nta kintu unshinja, nkumva wenda ngo hari icyo nari gukora none ntakoze, ahubwo njye numva narakoze byinshi. Hari ikibazo nyangunda kwibaza, kandi ntekereza ko n'abadukurikiye hari umuntu ujya ukibaza, sinzi niba nawe ujya ukibaza, ese ubona ubundi kugira inzozi bihagije cyangwa hari ibindi umuntu aba akeneye kugira ngo azigereho? Kugira inzozi gusa ntabwo bihagije, kuko nyine ubwo byaba bimeze nk'aho uri umurwayi ukajya uhoza mu kanwa gusa yuko nyine ushaka gukira cyangwa se kuvurwa, ariko nyine utari guhaguruka wenda ngo usindagire ugere no kwa muganga, kandi nyine ukumva uhora usakuza nyine kushaka gukira, cyangwa se urashaka nyine gukira, ariko urakirira aho ngaho se uri wenda wabwira n'abaturanyi
washakisha n'izindi nzira zose ziri bushoboka ariko pakugeze kwa muganga kuko ni igisubizo kiri nyine nibwo uri bukire. Ubwo rero n'abafite inzozi kuzigumana gusa byonyine nicyo nyine nari bimaze kuvuga, biba bikwiye yuko mu buzima utazavuga ngo hari ibyo nashatse kugeraho ngo ariko sinabigezeho bitewe yuko wenda nabigizemo uburangare, nabigenzemo gake, ugasanga umutima nyine uri kugushinja, sibyo? Niba warize bikaba bitaragenze neza, wenda ukaba warize ariko nta kazi ufite, ubu icyo wagombaga gukora ufite mu bushobozi bwawe waragikoze, n'icyo ngicyo, sibyo? Ukwiye no guhaguruka nyine ugashakisha n'akazi, ukavuga ngo naragashatse ariko ntako ndabona, sibyo? Ariko muri make nyine ukirukanka inyuma y'inzozi zawe kandi kubwo umugisha w'Imana nyine wanazigeraho. Hari abantu benshi bavuga ko amahirwe ari yatuma umuntu atera imbere, wowe ubibona ute? Amahirwe oya, nta by'amahirwe. Ubona ko ikintu cyose umuntu agiharanira, ikintu cyose amahirwe akaza yiyongera kuba nawe hari intambwe wateye. Buri iyi migisha iraza, ariko mu gihe imigisha ibiza ukwiriye nawe gutegura ibiganza bizayakira. Kuko kumbwira ngo uzabona akazi wenda utaragiye mu ishuri ngo wige, ukavuga ugahera wenda ufite imyaka 10 ugategereza ngo ngomba kwicara nshakisha akazi, kandi ako kazi wenda uzi ko gasaba nyine wenda ko umuntu agomba kuba yarize. Icyo gihe urumva utegereje umugisha ariko nta biganza ufite byo kuwakira, sibyo? Yego. Wowe rero gutegura ibiganza, sibyo? Warize, ufite diplome yawe, ufite iki n'iki, ubumenyi urabufite, sibyo? Ariko ubwo bumenyi bwawe nturabona wenda ahantu runaka wenda bukeneye cyangwa se ahantu wabukoresha, sibyo? Icyo gihe urumva ufite ibiganza byiteguye kwakira umugisha igihe icyo ari cyo cyose wawubonera. Nicyo ngicyo rero nicyo ngicyo navuga muri make. Urakoze cyane, turacyari kuganira ariko turi hafi kugana ku musozo. Abakunzi ba BVN TV Rwanda, nizera ko mumaze kuryoherwa n'ikiganiro aho kigeze ubu ngubu, nizeye ko muryohewe nacyo. Itukora like niba utari wayikoze, hanyuma ukomeze ubane natwe muri iki kiganiro kugeza ikigannye ku musozo, kuko natwe ntago turi bugutindire. Turi kuganira na Fideli ku kiganiro kigaruka ku nzozi n'ubuto. Niba utarakora subscribe yikore kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza cyane muri rusange. Fide, niba wari ubonye amahirwe yo gusubira mu bwana mu buto bwawe, ni izihe nama wakwigira? Usubiye mu bwana wowe Fideli uko wari umeze ukiri umwana, wumva ari nk'ihe nama wakwigira? Gusubira mu bwana rero, kubera ko mu kanya nari maze kubwira ko ntacyo ntekereza ko nagakwiye kuba narakoze ntakoze, sibyo? Kireka nsubiye mu bwana nkakurirwaho izo mbogamizi n'ubundi zatumye ibyo nashaka kugeraho ntarabigezeho. Nibwo nakifuza kubusubiramo nkavuga ni noneho wansubizayo, ariko noneho akankuriraho za mbogamizi zatumaga ibyo nashakaga kugeraho nyine ntarabigezeho. Naho ngo nahita mbusubiramo cyane, kubera ko no ku myaka yanjye mfite ubu ngubu ntago ari myinshi cyane ariko ni na myinshi, kubera ko buriya maze imyaka igera nko muri 11 nshoje segonderi. Ariko ndamutse mbonye ibintu runaka wenda nkabona nk'ikintu runaka cyatuma ngera ku nzozi zanjye, bikaba ngombwa ko nakongera ngasubira ku ntebe y'ishuri, kandi ati birasaba kongera ugasubira nko mu wa 6 primaire, ukongera ugatangira ukiga, noneho ibintu biragenda neza cyane, sibyo? Kandi ati urahera aha ngaha uzamuka kugira ngo noneho za nzozi zawe. Nahita nongera nkasubirayo nkambara n'iniforume kaki, ikabutura n'agashati kacitse igipesi cyo hasi cyane, ariko inzozi zanjye nyine, sibyo? Yego. Nuko nguko kubera ko mu buzima ngiye nkunda guhora niga, buriya ntagomba numva ko kwiga nabishoje. Hari umuntu nigeze kubwira ngo no ku munsi wo gupfa
mbere yuko umwuka unshiramo nzabanza mbwira umuntu mbyanyi nzanira cya gitabo hari paje ntasomye mbanze nyisome nayo basi mfye nayo maze kuyisoma kubera ko nyine ni ibintu nkunda gora nyine niyungura ubumenyi. Rero nabayeho nyine numva ko kubera ko wenda mu ishuri ntago nari umuhanga cyane ariko ntago wenda navuga ko wenda nko mu cyiciro rusange cyangwa se trokome ntago nigeze wenda ndumva ntarigeze mbona uwa gatatu na rimwe mu yindi myanya iri imbere yaho aho ngaho niho nabaga mbarizwa. Nagiraga rero nkumva nyine mfite amanota meza buriya rero n'ukuntu wenda ubona mu ishuri ibintu bikora neza bigahita bituma wumva yenda no mu buzima busanzwe nyine ukumva uzaba umuntu ukaze ukumva ariko nyine ntago ari uko nguko byagenze. Ibyo rero byose byatumye numva ngomba nyine kuzagera ku nzozi zanjye kandi koko nkumva nzazigeraho. Ati imbogamizi nyine z'ubuzima zigatuma nyine ibintu bitagenda nk'uko we wabyibwiraga. Tugiye kugana mu gusoza by'umwihariko muri iki kiganiro, ariko mbere yuko dusoza ni ubuhe butumwa bw'icyizere n'ihumure wahereza urubyiruko rwumva cyangwa rureba iki kiganiro by'umwihariko inzozi n'ubuto, cyane cyane abumva ko inzozi zabo zaba zitagishobotse? Oya, ntabwo bakwiriye kubitekereza gutyo. Ntabwo bakwiriye kubitekereza gutyo kubera ko nakubwiye ko nakundaga umwuga w'itangazamakuru. Navuga ko yenda ubu ngubu ntaragiramo wenda navuga ngo ubu nararibonye bukomeye, ariko kubera ko nyine muri kamere yanjye n'ubundi nkunda kwiga ngenda nigira kuri uyu buriya mfite ibintu nkigiraho Morgan byinshi, nkakurikira n'abandi banyamakuru batandukanye nkagenda nyine buri wese ngira isomo mwigiraho ibintu bitandukanye. Rero hari igihe nanjye bwageragaho nkavuga ariko ibintu nubwo mbikunda nkumva gucika intege ngo mbivemo burundu, nkumva nyine ntabwo byaba ari byiza. Nkumva ibindi bintu najya mubona bambigiyemo wenda kujya gushakisha amaramuko ariko atari ibintu nkunze, sibyo? Rero bituma nyine ntacika intege. Muri uko kudacika intege rero Imana nayo yabimfashijemo nyine, genda buriya ufite inzozi nyine ariko ukanga kuvirira, Imana nayo bitewe nanone no kugena kwayo hari igihe bigufashamo inzozi zawe nyine ukazigeraho. Kubera ko nakundaga nyine umwuga w'itangazamakuru ariko nkuko nabikubwiye nkabona nta nzira zihari nazabicishamo, nkabona imyaka mfite n'inshingano mfite nkabona ibyo ntabwo byazahura. Ariko kuri uyu munsi nyine ndi mu mwuga w'itangazamakuru, sibyo? Nkeneye kugiramo ubunararibonye kandi nzabufashwamo nyine cyangwa se nzabuhabwa n'abandi bantanze nyine muri uwo mwuga ngenda nigira uko bije n'uko bukeye. Ubwo bivuze ngo n'abandi be gucika intege. Hari umuntu ariko buriya nifuzaga kuzaba nkawe. Ajya ngo wabwiye ngo ni Jean Daniel. Uriya Jean Daniel ndamukunda cyane, ariko hari umunyamakuru numvaga nifuza kuzaba nkawe. Bamwita Jean de Dieu Karinijabo. Jean de Dieu Karinijabo buriya niwe munyamakuru nyine numva ni nawe muntu nyine utuma nkunda itangazamakuru cyane. Aranyespira mu buryo bukomeye nyine. Ari ubwe ku giti cye ndamukunda n'ibyo akora ndabikunda. Okay, reka tugane ku musozo w'iki kiganiro, ariko badukurikiye namwe nizere ko mwumvishijemo mukuyemo isomo rikomeye muri ubu butumwa, muri iki kiganiro cy'inzozi n'ubuto twaganiriyemo na Fideli Uwikunda, aho nyine yatugaragarizaga ibyo yumvaga azaba byo, ko yiyumvaga akiri mutoya yumva azaba umusirikare, nyuma akaza kumva azaba umunyamakuru, ari nayo nzira arimo uyu munsi wa none. Nizera ko rero mwese uko mwari mudukurikiye mwaryohewe n'ikiganiro. Fideli, wakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu. Mwakoze cyane Jacques Morgan Tuyizere. Abari badukurikiye namwe ndabashimiye, mwagize neza kubana natwe. Iyi ni BVN TV Rwanda, ushaka kudukurikira kuri y3.bvn-rwanda.com ukajya ubana natwe, ariko kandi kora subscribe, kora like, kora share ndetse na comment. Nitwa Jacques Morgan Tuyizere, aho muherereye hirya no hino ku isi, mwese mukomeze kugira ibihe byiza, turabakunda cyane.
bye bye.